harimo ubutabazi bw'Imana kugira ngo tuzabwire abandi imirimo Imana yakoze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu ashimwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amakuru yanyu mumeze mute? Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi dufashe umwanya wo kubashimira. Turabashimira n'ukuri bivuye ku mitima yacu. Tunezezwa n'uburyo mudukurikirana ku Mpuhwe z'Imana TV. Tunezezwa n'uburyo mukora share. Yesu abaha umugisha, mukanda subscribe. Imana ibahe umugisha. Uburyo comment, Imana ibahe umugisha. Mutwereka ko muri kumwe natwe, bikanezeza imitima yacu, tukumva turanezerewe. Yego, abashima Imana batwandikira bashima Imana. Imana yakijije, Imana yakoze imirimo. N'ukuri Imana irakora, Imana irahari. Mwe kuyitera icyizere, mukomeze muyigirire icyizere, izabagira neza, kandi n'ukuri muzabona intsinzi y'Imana. Mugubwe neza rero, mugire ibihe byiza. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya 91, igice cya 91. Noneho dusome umurongo waho wa 5. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka, wangize isumba byose ubuturo, nk'uko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizagera ihema ryawe. Amina. Ijambo ry'Imana rivuganye natwe aya magambo. Ijambo ry'Imana n'ubutsinzi, ijambo ry'Imana ni ingabo, ijambo ry'Imana ni imbaraga zacu, ijambo ry'Imana rikora byinshi. Dusomye duhereye kuri uyu murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 10. Imana ishimwe cyane. Haratubwiye ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntacyo kizagutwara. Nari ntangiye nkubwira ngo ubuzima bwawe wibukinisha, ubuzima bwawe burashinganye, ubuzima bwawe bufite umuntu ubureberera ku manywa na nijoro, igihe cyose, amasaha yose. Ufite umuntu uhora mu ruhande rwawe ukureberera ku manywa na nijoro. Ijambo riratubwiye ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntacyo kizagutwara. Ngo inkota igenda nijoro, mugiga irimbura, ntacyo izagutwara. Bizajya bicaho usigare. Reka nkubaze aka kantu, ubundi tuvugishije ukuri, iyo ureba ibintu byose bigenda biguhusha, usanga Imana atari inyembaraga ku buzima bwawe. Tekereza nawe, wibuke ya mpanuka yaguhushije. Ubu ngubu ufite ukuguru kumwe, niko Imana iri kubinyereka. Ufite ukuguru kumwe, ariko Imana yarakwimanye,
amaguru yawe yombi urayafite. Kabiri, igihe wari muri koma, wamaze iminsi 7 muri koma utumva, ese wagaruwe n'iki? Haleluya! ngo igiteye ubwoba cyane nijoro ntacyo kizadutwara, niko amagambo y'Imana tubwiye muri Zaburi ya 91:5 kugeza ku wa 10. haravuze ngo igiteye ubwoba cyane nijoro ntacyo kizadutwara, mugiga irimbura nta kizagutwara, ihema ryawe rirashinganye, ihema ryawe ntabwo rizagerwaho n'imiraba, kubera ko mu ijuru hari Imana twamenye, mu ijuru hari Imana ifite imbaraga, mu ijuru hari Imana ifite ubutware n'ubushobozi, mu ijuru hari Imana itureberera, ibiduhiga birahari, ibiturwanya birahari, ibitugerageza birahari, ibitunamura birahari, ibitwereka ko ntaho turi birahari. Ariko nyabuneka mukunzi wanjye, nshuti y'umusaraba, ndemerera unyemerere wibuke ko hejuru y'ibikurwanya, hejuru y'ibiguhiga, hejuru y'ibikugambanira, hejuru y'ubushomeri, hejuru y'ubukene, hejuru y'abakonikoni, hejuru y'abarozi, hejuru y'abakugenza, hejuru y'abakwanga, hejuru y'abagushyiriyeho agakato, hejuru y'abavuga ko ntacyo uzaba cyo, hejuru y'abavuga ko ntawe uzigeza, hejuru y'abavuga ko Mana yanjye, reka nkubwire aya masaha, Monetara, hari ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ufite ijambo rya nyuma ni Yesu Kristo, niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Utewe ubwoba n'iki? Indwara z'ibyorezo ziraza zikagusiga, ukajya kwa muganga bakavuga ngo ntuzabaho, ukabaho. Topere vodesire, bakaguteza amahembe ngo arakurangiza. Izo ni za mugiga zirimbura. Amina. Ibiteye ubwoba bya Satani biraduhagurukira ngo biturwanye, bidukureho, ariko tukanga tukabaho. Wari uzi ko, tuvuge ngo amen, haleluya, wari uzi ko hari umuntu ushobora kugenza ubuzima bwawe, akabugenza ku manywa na nijoro, akabikora kandi akabaza ngo byakoretse, ategereje ko uri bupfe. Imana ishimwe. Aho kugira ngo abe ari wowe upfa, kubera ko uri umunyesezerano, kubera ko hari icyo wavuganye n'Imana, aho kugira ngo abe ari upfa, wowe upfa, akaba ari we upfa, kubera ko hari icyo Imana yakuvuzeho. Hari igihe kimwe ntazibagirwa, Yesu ashimwe cyane, nari ntwite umwana wanjye wa bucura, mfite umuntu nsengera wari ufite ikibazo gikomeye, ndamusengera akajya abona ibintu Imana inkoresha, agira umwuka w'ishyari, agira umwuka wo gushaka ngo amenye imbaraga zinkoresha ngo ni izihe. Abantu bo muri ibi bihe turimo bya nyuma, iyi Imana igukoresheje bavuga ko atari Imana, bakavuga ko ukorana n'imyuka mibi. Njyewe nkibaza ngo imyuka mibi niyo ifite imbaraga gusa? Imyuka mibi ifite imbaraga zirenze iz'Imana? Ese iyo myuka mibi ubundi iva he, ubundi turuka hehe? Tuvuge ngo amen, haleluya. Noneho aragenda, ndwara ibintu by'amagripe, nandi mu iteraniro ndwara amagripe kabisa, numva ko mfunganye. Aravuga ngo agiye kunzanira ngo umuti. Yesu ashimwe cyane. Imana irambwira ngo ntabwo ari umuti agiye kuzana, ahubwo agiye kukuzanira uburozi. Ndavuga ngo none Imana bigende gute? Tuvuge ngo amen. Imana irambwira ngo mwihorera buzane. Arashaka gupima impano y'Imana iri muri wowe, kandi nanjye ndashaka kumwereka ko ndi Imana iri muri wowe.
tuzamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Haleluya. Reka mbabwire, hari ibintu byinshi byaduhize, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo bizaduhiga ariko ntibizadufatisha. Na mugiga iteye ubwoba irimbura ntizadufatisha, ibiteye ubwoba bya nijoro bizaza biduhige bitubure. Twabundikijwe amababa y'Uwiteka. Haleluya. Amababa y'Uwiteka ajya atubundikira, amababa y'Uwiteka ajya aduhisha, tugakora impanuka turi mu modoka, abo turi kumwe bagapfa twe tugasigara. Kubera iki? Kuko turiho ubuntu bw'Imana, kuko twamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kubera ko Imana iba muri twebwe. Tuvuge ngo amina cyane. Haleluya. Witerwa ubwoba n'ubuzima uhagazemo, hari Imana ifite ijambo rya nyuma kuri ubwo buzima uhagazemo. Witerwa ubwoba n'ubwo burwayi urwaye, witerwa ubwoba n'ubwo burwayi urwaje. Haleluya. Wararwaje, umuntu ntiyapfuye ntiyanakize, ariko nyamara ibaza impamvu abo barwaranye ku munsi bapfa ariko uwawe agasigara. Nuko igiteye ubwoba cya nijoro cy'uburwayi bwamuhagurukiye ntacyo kizamutwara. Harimo intsinzi y'Imana, harimo ubutabazi bw'Imana kugira ngo tuzabwire abandi imirimo Imana yakoze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo mbwire abandi imirimo Imana yankoreye. Ntabwo nzapfa ahubwo nzarama. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Noneho arangije aragenda, mu by'ukuri azana uburozi, azanira akantu mu gakombe ngo ni ubuki, ngo yavanze, ngo yakoze, ngo yagize gute. Kumbe ngo arashaka ko mpfa ndi kubyara. Imana yacu nishimye. Arabuzana, Imana irambwira ngo binywe ntacyo uri bubi. Tuvuge ngo amena. Ndabunywa. Umunsi yabuzanyeho bwarakeye sinagira icyomba, araza mu rugo. Yemwe mwaramutse, Yesu ashimwe. Imana irambwira ngo aje kureba ko wapfuye. Ndamubwira ngo Yesu ahimbazwe. Mumeze mute? Ntakize. Uzi ko nabunyoye ya gripe igakira, ahubwo hafatwa n'ikintu cyo gususumira, nkajya numva umwuka, donc umwuka uri mbega umutima ushaka nko kumvamo. Imana ikambwira ngo humura ntacyo uri bubi. Ndabyibuka iryo joro natinye no gusinzira, nkavuga ngo buriya ninsinzira ndi bupfe tu, kuko nari namaze guhabwa amakuru ko ari bundoge, amarozi yayazanye nayanyoye, nkajya ngira akantu ko kugira ubwoba nkashidikanya, nkavuga ngo buriya ndapfa tu. Mana yanjye, buriya ndi bupfe byanga bikunda. Avuga Mana wanshutse ndashukika, ntabwo mbizi ko ndi bubeho rwose. Mana ishimwe cyane. Imana ijya dushuka tugashukika. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi ikabikora itatwanze, idukunda kugira ngo imirimo yayo ibonekere muri twebwe. Imirimo yayo ibonekere muri twebwe, tukemera tukabikora, ariko ntidukoze isoni, igahagararana natwe. Nuko ndangije nko mu masaha ya 7 z'ijoro mfatwa n'agatotsi, ngiye kubona mbona haje umugabo wambaye ibyera, amfata ku mutima, ndaruka nduka ibintu, bwa burozi bwose yampaye ndaburuka. Koko nabibonye nko mu nzozi, ariko byagaragaye no mu mubiri. Imana irandutsa ndakira. Umunsi icyo gihe mu gitondo aza kureba uko meze, asanga nakize, nta kibazo mfite. Ijoro rikurikiyeho nibwo nagiye kubyara. Aza mu iteraniro asanga nabyaye, ariko Imana ijya iduhisha. Ibiteye ubwoba ntacyo bizadutwara, dufite Imana. Ibiteye ubwoba ntacyo nta na kimwe bizadukoraho, kuko dufite Imana. Ariko yemwe abafite Imana
mwashimye Imana, mwayihaye icyubahiro. Ariko uzi ibintu byaduhize, uzi ibintu byaturwanyije, uzi ibintu byadufasheho umwanya, uzi imva baducukuriye Imana ikazisiba tukabaho. Haleluya. Uzi iminsi batubariye bakabona tumaze ukwezi kwa mbere, mu kwa kabiri niko uzashira, ukwa kabiri kwashira, mu kwa gatatu niko uzashira. Haleluya. None imyaka yarashize, turakomeye, dukomereye mu buntu bw'Imana, dukomereye mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ndagira ngo mubwire ngo umwanzi ntago aryamye, umwanzi uguhiga ntago aryamye, ariko uko urushaho kwegera Imana, Imana nayo izakwegera, niko ijambo ryayo ritubwira. Uko urushaho kuyishaka nayo izakwegera, izakwegera ikugirire neza, izakwegera iguhoze ayo marira, izakwegera igukize, izakwegera igutabare. Hano hanze hari intambara, hari ibibazo, ubona abantu bagenda ukagira ngo ni bazima, ariko nyamara ntabwo ari bazima. Buri biba nijoro ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Ushobora kwemera ngo urugo rw'umuntu rurimo abana barenze 3 bose barwaye, bafite abadayimoni, baroze, bateje ibibazo, ukarwaza abana imyaka 2 igashira, 3 igashira, 4 igashira, 5 igashira, abana bakaba baba abasore n'inkumi barwaye, ari amadebira ari aho gusa. Waravuje, warajyanye waragiye kubavuza hehe hose, mu Bushinwa, muri Amerika. Haleluya. Ukagenda ukagerayo ntibigire icyo bitanga, wagera amafaranga maze kugushiraho, iyo ni inyatsi y'abadayimoni. Ukaza ukicara ugatuza, ugategereza ko bazapfa. Humura, ntabwo bazapfa. Imana irahari, Imana irashoboye, Imana ifite imbaraga, Imana irihagije, Imana ishobora byose, Imana iratabara. Wicika intege kuri uru rugendo urimo, we gucika intege, we gutenegurika, we gusubira inyuma, we gusubira Gehinomu. Gehinomu ni habi. Mu izina rya Yesu komeza urugendo. Hari neza y'Imana, hari neza y'Imana ije kugaragara mu ruhande rwawe. Hari imbaraga z'Imana zije kuboneka mu ruhande rwawe. We gutinya, we guhagarika umutima. Muri ibyo ngo wa mutima wanjye wimpagararamo, unyegera arahari, undwanirira arahari, umvuganira arahari. Nta wundi ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ajya tuvuganira aho tutakwivuganira, ajya tugera aho tutakwigerera, ajya turwanira intambara tuzi n'izo tutazi, tukabona buri kwira bugacya. Ariko nyamara mu isi y'umwuka hariyo ibintu biduhiga, hariyo ibintu biturwanya, hariyo ibintu bidutsikamiye. Ariko mu izina rya Yesu, uwamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubwo byaguhiga gute urabinesha. Ikikubwira kuba wabinesheje ni uko uzacya ukabaho, ukongera bugacya ukabaho, ukongera bugacya ukabaho. Haleluya. Kandi abantu baguhiga ku manywa na nijoro, bashaka kugukuraho, bashaka kukurimbura, bashaka kukurangiza, ariko ineza y'Imana ikaboneka mu ruhande rwawe. Yesu ashimwe cyane. Humura. Icyo gihe umaze kuri icyo gisasiro, Imana yiteguye kugukura kuri icyo gisasiro. Icyo gihe umaze muri ubwo bushomeri, Imana yiteguye kugukura muri ubwo bushomeri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ibagirire neza. Mwihangane, muhumure, mukomere. Inshuti zanjye ndabizi muri benshi munkurikirana kuri no YouTube channel Impuhwe z'Imana TV, ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana yacu uko yari iri n'uyu munsi niko iri, ntabwo igihinduka. Abantu bampamagara mushima Imana, muvuga amamuraho, amakuru, ibi nibi wambwiye, Imana yawe yarakoze, Imana yawe yamaye abana, Imana yawe yamaye akazi, Imana mva uko yari iri kera na n'uyu munsi niko Imana yacu. Nukomeza gukurikiranira ijambo, ntabwo uri busigare uko wari uri. Nurikurikirana, icyambere umwuka w'ubwoba, umwuka ukwereka ko utazabaho, umwuka ukwereka ko buri buke wapfuye, umwuka ukwereka ko uzapfura imayibobo, umwuka ukwereka ko uzapfura umutindi. Rabone sharabini, twiyambuye ibise
ibisekuru by'ubutindi, twiyambuye za karande z'ubutindi. Imana ishimwe cyane. Ubu natwe dutuye mu murwa wa Kigali, turashima Imana. Imana yacu iyo ivuze irasohoza, ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Ni Imana itabeshya, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana yihagije, ni Imana igutabara itabanjije kugisha abantu inama. Wajya kugirira umuntu neza ukagisha umuntu inama akavuga ati yeee uriya muntu nta makuru yuzi, tuvuge ngo amen. Akavuga ati yeee uriya muntu ntugire ikintu umumarira, ntugire akazi umuha, ntugire amafaranga umuha, ntugire bizinesi umwinjizamo, ni mubi. Ayiwe niko umuntu akoze, niko umuntu ateye. Ariko icyo nkundira Imana, haleluya, Imana iyi saha yageze kugira ngo igutabare, iza nta muntu igishije inama. Iyi saha yageze kugira ngo izikugirire neza, iraza. Abantu niyo yabaremye irabazi. Umuntu araguharara uyu munsi akagukunda, ejo akakwanga. Uzi ko hari umuntu ushobora no kugukunda akaguhesha akazi, ejo akaba ari usubira inyuma akajya kukugambanira ngo ka kazi ukavemo. Imana ishimwe cyane. Akakubwira ngo ndagukunda akaguharara. Nigeze kubabwira ku bantu babiri baba mu buzima bwacu, umuntu w'igihe n'umuntu w'ingenzi. Tuvuge ngo amen. Mu buzima bwacu bwa buri munsi tubamo, tugira abantu b'igihe, tukagira n'abantu b'ingenzi. Imana izakurinde umuntu w'igihe, haleluya. Imana izakurinde umuntu w'igihe, ahubwo Imana iguha umuntu w'ingenzi. Umuntu w'ingenzi, haleluya. Umuntu w'ingenzi ni umuntu ugukunda, akagukunda urwaye, akagukunda uri muzima, akagukunda wabonye akazi, akagukunda utabonye akazi, akagukunda mu marira, akagukunda mu munezero, akagukunda mu bihe byose. Uyu muntu akabana nawe. Uwo ni wo muntu w'ingenzi. Umuntu w'igihe rero ni wa muntu uzakwegera kubera profi runaka arimo akurebaho, kubera ikintu runaka agukurikiyeho. Kiriya kintu iyo amaze agukurikiyeho, iyo kirangiye, igihe cye nyine kiba gishize nawe acaho akagenda. Hari igihe tujya tugira abantu b'igihe mu buzima bwacu, bagenda tukababara. Oya, igihe cy'uyu muntu kiba cyarangiye, jya umureka agende, kubera ko iyo ugumanye nawe kandi ari uw'igihe, arushaho kukunyunyuza no kugusubiza inyuma. Nta cyiza na kimwe gishobora kumuturukaho cy'umugisha wawe. Oya, nta na kimwe. Ahora nyine ari uw'igihe. Imana ishimwe. Rimwe na rimwe akabroka n'imigisha yawe, kubera ko aba yarakwinjiyemo, yarakumenye. Imana itugirire neza, haleluya. Noneho wagera mu gihe kigoye, akitarura akava hafi yawe, akajya kure, akajya ahantu hari agasozi hirengeye, kugira ngo arebe ni iki kigiye kukubaho, ni iki kigiye kukugeraho, biragenda bite. Agafatanya n'abandi kukuvuga, agafatanya n'abandi kukunegura, agafatanya n'abandi kukugambanira, agafatanya n'abandi. Umva ibintu tubonera muri iyi si, mu isi si iwacu, turi abagenzi, tuzahabeshwa n'imbaraga z'Imana gusa, tuhabeshwe n'urukundo rw'Imana gusa, tuhabeshwe n'ubuntu bw'Imana. Nicyo kizatubesha muri iyi si. Ariko atari ibyo, ntabwo twakabaye turiho. Ni ineza y'Imana itumye tuba muri iyi si. Imana y'amahoro ikugirire neza. Imana y'amahoro ikwishimire. Imana y'amahoro igusetse. Uyu mwaka wa 2025 ni ukuri mu maso hawe hake wakira ibyishimo, wakire gutabarwa n'Imana. Imana data twese iduhane umugisha. Amen.